ubundi se n'utamushaka uba uragiramo izihe nyine urantera uba wongera igikomere ku migi ndagukunda ariko nzagukunda cyane kuko nkunda umuntu wagakwikurika rero umwana agakurikirana amasomo ye ukamuha amahoro ukamuha gutura gushimuta umuntu wabitekereza kumana ikintu cyoroshye ntabwo mpari nasohotse mbaso ntabwo nzi ukuntu yitwa ngaho komeza umbwire nyine aho twari tugeze tese nene nakubwiragaho nyine urabizi ko afite ubwenge yaba gushushanya ibijyanye na science wa mwana ndamuzi ndagenda ndi kwiruka bya basimo kuko iyo n'umuguma mu maso ibyo ari kubona simbizi uzi umujinya agira nta nubwo wumva agahinda umuntu aba afite byagenze biti yaragize amanota angahe afite n'amanota meza amanota 78 burya bahagije ikibazo cyo kwivangamo n'urubyiruko agendana na rwo bitari rwiza mbese yanyana yo kwa nararangije hariya ntawaje kuyiziturayo tukaba tuyitanze mu gihe tugitegereje ayo mafaranga ko twazagura indi sheri urakoze cyane nifuza ko icyo kintu cyazagerwaho ariko umwana wanje kugera ku ishuri ibikoresho bye bimaze kuboneka nanjye nico nifuzaga icyo kikaza umwana ari ku ishuri iko mbona iki gicu gihindutse cyane ra ewe mwe niba naraye ndiriye niba ntariye sibi mwana ya ubu nzakora ifitanye yewe usaza no gusahurwa yewe ibi nabi
ibi ntabwo nabivamo rwose. Ubu se uyu mwana w'imvura buryo mbura nkagira nzi subu yangariye yanyangazi y'umwana ageze we iyi mihati nayivamo koko ubu navamo hano bishobora ageze we usaza mu gusangwa we kandi ariko napfa kunsoma kagakoma yashobose cya kibiriti si kandi ico kibi cya kibiriti kibi ubu sindatuma ndera yemwe ariko dore ishano ryo muri US ariko uyu mwana mubonye bagenzi we Ese ibi ni ibiki uri gukora? Ndi gushushanya. Ibi ni ibiki uri gushushanya? Gushushanya inzu nyine ndi kwiga gushushanya kubera ko ndabikunda kandi njya numva ngo ni byiza mba numva ngo n'igihe bindimo. Ariko Tesi ko wagakwiye gukora no gukurikirana amasomo agufitiye akamaro. Ibi nibyo bigufitiye akamaro n'ibyo uzajyana mu kizamini. Ariko byose ndabyiga n'amasomo ndayiga. Mu masomo wiga harimo gushushanya. Harimo gushushanya Tesi. Nta yarimo ariko no gushushanya ndabikunda. Kandi njya numva ngo ni byiza. Ariko Tesi ibi bintu uri gukora nibyo? Nibyo? Ngende kubona ugiye kuzacanganyikirwa. Hari amasomo uba ugomba gukurikirana. Ndumva mu masomo ugomba gukurikirana aya mbere ntabwo ari ugushushanya. Sobanurira mukobwa wanjye nkunda. Ibi niyo masomo ugomba gukurikira. Ufite ikihe kibazo? Gushushanya no gushushanya, hari igihe cyo gushushanya n'igihe cyo gukurikirana amasomo. None igihe kinini ndabona no gushushanya. Yemwe Dorisi igihe narengezemo cyane cyo kwitekera reka yewe uyu mwana nawe yabaye nka nyina yoka yemwe uzi umuriro ngo ndamenya kuwuca amaye yewe da ahubwo ndi gusha se abagore burya ni intwari rwose narinzi ngo nigiraga ko gutari gufata se kandi ariko bagenzi we papa ahubwo ndi gusha iki gikoti niba ari cyo kiri kangikuremo kitaza kumpirika ariko se kandi yemwe usi aya mazi ndayamennye bagenzi we ubu simbuze umfasha ariko yamanye yewe ariko urumfasha kiburiyamo uriya mukecuru kiba ari hano tuba turi gufashanya none ndebera ibibaye Gushushanya ni isomo ritoya aya masomo azaza mu kizamini uzakora icyo cyo gushushanya kiri. Wincanganyikisha mwishurira amafaranga mwishurira nayo kwiga kandi ugakurikirana amasomo akubereye
hatesi tesi wimvangavanga. ayiwe asyaga so ubundi karindire ko so wabira akavuga kwishakira agatama. Ewe wikiye cha Waramutse. nongo iki naramutse se ubu aya masaha niho umenyeye ko naramutse. Sibyo. Ubu uri kubona intoki zahiye Wasinyaka wa aya masaha wari wagiye yirukanye mama nigende kwitemberera. ngo gugira Ntabwo zangucanire iyo teke ikisi. urabimenya nyuma ahubwo uzane na yafu ambabarira nana yibuze courage ana utekera umwagakoma ahubwo mere wabonye icyiza cy'umugore mu rugo umara mwirukanye undusha ubwenge kugira ngo bimenye se yabimenye bigena gushakiye wajya gucangaramo nka nyoko ngwiki utekere umwagakoma nigisha nturakinywa so akinyima pa ngwiki akinyima nagucani ugiye kugira ubwenge nk'ubwa nyoko ugiye kugira ubwenge nk'ubwa nyoko umuganda bira so yukanye mama Jitekere urabimenyesha ndabimenye yamaze urayamenye kanigende ari kamaze gushuha zanambona kindi ikata jiteke dore baramena izi nkwi zanduhije none zibaye ariko dore ishano dore umwana abahannye kari benshi ndahanisha ubu ndahanisha he nigiye ku gasisi kigiye kwangara yaba nabonaga umva ndafata umwanzuro ndebe icyo kuko esiteka washi abana bakumanga ni bande Tesi mukobwa wanjye none ugiye ku ishuri none se ko numva ashaka agatabi mwana wanjye ntabwo reka nkagutuma agatabi ukabona gukomeza ukajya ku ishuri.
kubitekerezaho. Kubitekerezaho. Ariko kutari kunsubiza ni ikinyabupfura gike n'iki? Amakuru ni ikinyabupfura gike n'iki? Ntabwo uzi gusubiza. None byagenze gute? Byagenze gute? Twarutarama turi i Kigali. Ntabwo uzi gusubiza. Ariko urumva amasomo ntabwo uko yumva ari ayahe. Uko warugiye? Ku buryo nagutuma ntunyumve. Ariko tesi mukobwa wanjye nkunda. Kuki usigaye wumva nabi? Kusigaye wumva nabi? Hari ikindi kibazo ufite? None kugisobanura no kuzunguza umutwe gusa. Ndakubwiye ngo nimba ngiye kugutuma ikindi kibazo kivutse hagati yanjye nawe ni iki? Nifuje ko wiga nawe urabyifuza. Nukubera iki nkubwira ngo ntubashe kunyuma? Korana ni izo sawa uvuye he? Uvuye he utavuga? Kwiga mama. Uvuye kwiga he? Akabishwa umuntu akubwira nusubiza uvuye he? Kwiga mama. Uvuye kwiga muri weekend bigute? Utana twigana sinari nabikubwiye ko ku ishuri nahamagaye bakambwira ko utahageze uvuye kandi umaze kunanira mu ya hari umwana turimo twigira iwabo mu rugo. Umaze kunanira maze kubwira so mwijeje yuko ngiye kugukurikirana utangiye kunenga. Mama ugira impungenge ko ndimo ndiga kandi urananiye. Nabo nakunanira abana b'iki gihe mama sari ibyo ariko n'umuconje kuko mu gitondo ntararya. Wajyaga he? Mfite ibizami ndimo ndiga abandi bana turi kwigana. Akazi kawe genda ubitegure. Ese nta bihari? Babarira ubu wandakaje urambabaje pe. Nigute nizeza papa wawe yuko ugiye wabaye umwana mwiza nkakubwira ko nta kibazo ubu ngubu ugiye wisubiyeho ukaba uri ku ntego. None nazo mbaze biki? Ukorera iki? Niko wakerewe. Ku buryo utabasha kumva ubutumwa nguhaye ngo wirukanke ngo ubunze ibyo ngutumye ubone kujya ku ishuri. Kandi ntabwo ari igihe cyo kubitekereza. Hari ikindi kibazo ufite? None kujya kuzana ibyo ngutumye kutabizana. Irukanka uzana ibyo ngutumye ubone kujya ku ishuri. Ngo amafaranga genda ufate amafaranga ari mu gakarito. Sibyo? Ugenda uzanira ibyo ngutumye. ese papa urumva umugabo wundi ari buze kunywa itabi kandi urimo amafaranga menshi. Nyine genda ufate amafaranga ari mu gakarito ugenda umujijishe. Hari y'amadeni y'agacupa nafashe.
ugenda umujijisha umwishyure itabi ngutumye. Hari ikindi kandi? None se papa, reba nta n'amafaranga hano dufite, ubu kunywa itabi kandi hano ubona nta mafaranga. Nta mafaranga dufite, ibyo byuko nta mafaranga hari birakureba. Hari ubwo bikureba wowe. Gira ikinyabupfura ntukamvugire ngo ugenda ufate ayo mafaranga ugenda umujijishe aguhe ibyo ngutumye, ibindi by'amadeni uzaba ubitekereza. Ntabwo ngomba kubaho ntanywa ntafata n'agatabu uko mbishaka, ngo ni imibereho yanyu idafatika. Ngo nguki kuba mukobwa gusa kugiye kunanira, wagiye mu kihe gikarito? Genda urebe muri iyo placard nambariramo, urebe mu gakarito kari munsi nanazemo ibiciro, genda uzana itabi. Gaterere vuba se ugenda uzana ibyo ngutumye. Ni nayo mpamvu nyoko mukaso mudashobokana. Usigaye wumva nabi. Papa ntarimo hari n'inyamagare yakoresha. Bo genda umubwira guha itabi, iby'amadeni y'inzoga ntikureba. Uhituza ujye ku ishuri, urava hano ari uko ubonye agatabi koko. None se narindi Shabiye nako kuremere mbikubwira ngo ubuke mfite ipfunwe baby akabaza gusohoka n'ikintu cy'igipapa kingana ko se n'ukitamu cyo wabyemeye. Yari icyo kibazo ndi kwibaza muri. Nero umukobwa bagushuka. Ndabyumva bawe. Cyangwa ufite icyo kibazo ukagira ngo abagabo. Nyine weka kuko ngiye mfite iki kibazo wenda nta. Yabaze mama bimenye. Mani ndi kwicuza akabari ka make kuriya.